wari wahemukirwa n'umuntu, wa muntu wizeraga akakugambanira mu by'ukuri utatekereza ko ashobora gukora ibyo bintu, agasiga umutima wawe ari ibikomere gusa, kuryama bikakunanira, ukarara uri ijoro ryose, ndetse rimwe na rimwe ukabaza Imana impamvu ibyo bintu byabaye. Mu gihe wowe iyo witekerejeho usanga nta kintu kibi wigeze ukora, icyo wakoze gusa kwari ugukunda abo bantu no kubakorera ibintu byiza. Birababaza cyane rero guhemukirwa n'umuntu wizeraga, ariko menya ko Imana atari impumyi ngo iyoberwe umubabaro wawe n'amarira yawe, byose irabibona kandi irabyumva. Imana rero ikora mu buryo utabasha kubona. Hari igihe wowe wumva ushaka kwihorera kubera akababaro ufite ndetse n'agahinda, ariko wibuke neza ko Imana ivuga ngo kwihorera ni ukwanjye. Ndagira ngo nkubwire rero, iyo Imana igiye guhana ba bantu baguhemukiye, ni ukuvuga ngo ihera ku rufatiro rwabo. Nubabaza umuntu umuhoye ubusa, ukamubabaza kubw'inyungu zawe gusa, uzabifate nk'ideni, kubera ko bitinde cyangwa se bitebuke hari ikiguzi uzabyishyurira. Nje kukubwira, niba uzi ko wahemukiye umuntu, ibi bimenyetso nutangira kubyibonaho uzamenye ko uri mu bihano by'Imana. Byaba cyiza nuko wafata iya mbere ugasaba imbabazi z'uwo wahemukiye. Ikintu cya mbere uzibona aha ngaha, uzatangira kubura amahoro ndetse utangire kubona ibyawe bicikamo ibice. Uko byagenda kose hari umutima ugucira urubanza udashobora guhunga. Uko waseka kose, uko wakwigaragaza nk'udafite ikibazo imbere y'abantu, uko wakwiyerekana imbere y'uwo wahemukiye nkaho ntacyo bikubwiye, ariko imbere muri wowe uzatangira kubura amahoro. Cya gihe uri wenyine, cya gihe wicaye ahantu runaka, uzahorana wa mutima uwucira urubanza. Nuhemukira umuntu rero nta kintu kibi yigeze agukorera, menya ngo uko byagenda kose bishobora gutwara ukwezi, bishobora gutwara umwaka, bishobora gutwara imyaka myinshi, ariko menya ngo umunsi umwe uburemere bwa cya gikomere wamuteye cyangwa se bwa buhemu wamukoreye, ibiro byose yikoreye uwo munsi bizatangira kukugarukira, noneho bize bikuremereye gukuba bya bindi wamusigiye. Aha ngaha rero uzatangira kubona cyangwa se kumva ibintu bimukwibutsa, ugaruke muri bwa buhemu wamukoreye, cya kintu kibi nyine wamukoreye, utangire kumva nyine ni ibintu bigenda bikubuza gutuza muri wowe, bigende bikugarukamo, bikubuza amahoro, utangire kumva amahoro agenda guhunga. Gusa menya ngo iyo Imana igiye guhana ihera ku mahoro yawe. Hamwe uzatangira kwanga ibintu wakundaga, wumve ntabwo bikigushishikaje, utangire kumva urashaka kubaho uri wenyine, utangire kumva ibintu byarakubihiye, ujye wibaza ngo ushobora kuba ndwaye cyangwa se hari ibindi bintu byabaye, ariko utazi neza ko ari ibihano by'Imana biri kukuzaho. Ikindi kintu cya kabiri uzibonaho, imiryango imwe n'imwe izatangira kwifunga. Hari amahirwe atuzira mu buzima, bitagendeye ngo n'abo turi bo, n'ibyo dutunze, n'aho tuvuka, ari ukubera ubushake bw'Imana gusa. Ukajya mu bintu ukabona birakunda, nta n'imbaraga nyinshi ubishyizemo, kubera ko Imana yabiguhereyemo umugisha. Wowe rero uzatangira kubona imiryango imwe n'imwe igenda yifunga. Uzatangira kubona ibintu wakoraga, ibintu wari ushyizemo umwete bigenda bihagarara kandi bikurikirana. Ubona buri kimwe cyose kigenda cyanga, amasezerano y'akazi, bizinesi se cyangwa se n'ikindi kintu wari utegereje, wumva ko nta kintu gishobora kukibuza gukunda, ujye kubona ubone kiranze. Uzajya kubona ubone amahirwe mabi atangiye kuba inshuti yawe. Abagufashaga, abo muhuriye mu bintu runaka, bazagenda bakuvaho. Imbaraga zose uzabishyiramo ntibizigera bikunda, kubera ko
Imana iyo ifunze umuryango nta mbaraga wakoresha kugira ngo uzawufungure. Ikindi kintu cya gatatu uzibonaho, uzabona ibibazo bitangiye kukuzenguruka. Menya ko icyo wabibye ari cyo usarura. Bishobora kutaza ako kanya, yewe bigafata n'igihe kirekire, ariko menya ko igikorwa cyose ukoze kuri iyi si, cyaba cyiza cyangwa kibi, kigira ingaruka n'umusaruro wacyo. Umunyarwanda niwe waciye umugani aravuga ngo kora neza uzayisenga imbere. Ntabwo ari uko yari abiyobewe, ni ukuvuga ngo ukore neza ukore nabi, ibyo ukora byose bizakugarukira. Niba rero umuntu yaraguhemukiye akakubabaza nta mpamvu, uzamureke, kuko yabibye imbuto ariko azasarura mu gihe kiri imbere. Nubona uwaguhemukiye yidegembya ukabona yitwara nkaho ntacyo bimubwiye, uzihangane. Ni ikibazo cy'igihe gusa, ariko umunsi umwe imbuto yabibye nizimara kwera azatangira kuzisarura kandi bizikuba inshuro nyinshi. Ikindi kintu cya kane uzibonaho, uzatangira kubona bya bindi wari wizeye ko bidashobora kurangira bigenda bisenyuka. Hari ukuntu uba ufite nk'ibintu ukavuga ati ibi bintu ntago bishobora kurangira, ni ibintu bizahoraho, ni ibintu ujye kubona ubone mu buryo utazi biragenda bisenyuka. Buriya ubuzima bucisha bugufi cyane abantu biyumva ko hari ibyo bishingikirijeho bidashobora kurangira. Rero nuhemukira umuntu uzabifate nk'ideni, uzakora ibyo ushaka, ubeho nkaho ibintu byose wasize inyuma ntacyo bigutwaye, ariko ndakubwiza ukuri ko igihe kizagera utangire uhobera amarira, utangire uhobera intimba y'uwo wakomerekeje. Ibintu wabonaga wicaye uzatangira kurira umusozi kugira ngo ubigereho, kandi nubwo wawurira uzawusoza ariko ntacyo uzabona, kubera ko Imana iyo yaguhannye uba ugomba kumva bya bihano byayo. Ahangaha rero uzatangira kwisanga usubira muri bya bihe byashize, ndetse bigutwarira umwanya cyane, ubitindemo ugenda bimeze nk'aho ari filime wabonye igenda ikugarukira. Bya bindi wa muntu wakomerekeje uko byagenze, ibiki byose bizagenda bikugaruka mu maso. Ikindi kintu cya gatanu, uzatangira kubona wa muntu wahemukiye atera imbere. Buriya nta gihano Imana yahana umuntu waguhemukiye kirenze kukubona utera imbere umunsi ku wundi. Ashobora kuba yaribwiraga ko ntacyo uzavamo, yumva ko ibyo yagukoreye bihagije kugira ngo ntiwegure umutwe, muri make yumva ko yatsinze. Rero aragenda akaba busy mu bye, azi ko n'ubundi wajugunywe nta hantu uzagarukira, ariko icyo gihe atangira kumva izina ryawe mu matwi ye, agatangira kubona iterambere ryawe, agatangira kubona ibyishimo n'inseko ku maso yawe, ibintu atatekerezaga ko bishobora kukubaho. Wa muntu watekerezaga ko udashobora kubaho adahari, azatangira kubona ugenda utera imbere, ugenda wemye, ugenda nyine imigisha igenda ikwisukiranyaho buri gihe, mu gihe we agenda abona ibintu bigenda byanga. Ikindi cya gatandatu uzibonaho, uzatangira kumva umutimanama wawe utaguha kuruhuka cyangwa se gutuza. Nta gereza ibaho iruta umutimanama ugucira urubanza. Uko wakwiruka kose, ibyo wakora byose, iyo wahemukiye umuntu umujijije ubusa, umutima ugucira urubanza, urakurega ndetse urawuhorana. Ugerageza kwibwiraho widefanda uvuga ko nta kindi wari bukore, niyo mahitamo wari ufite, ariko menya ko hari igihe kizagera ugatangira kuburana n'umutima wawe, ubwo uzabona ibintu byose bigenda bigusiga ubirebesha amaso yawe kandi ntacyo ufite wabikoraho. Ibi ni ibintu, hari ukuntu ukorera umuntu ikintu kibi ukamuhemukira, by'ako kanya ukumva ko ntacyo bitwaye ndetse ukumva ko byanarangiye, ariko igihemu ntikijya gishira,
bitinde cyangwa se bitebuke, uzasoroma ku mbuto za cya gihemu cyangwa se k'agahinda wateje umuntu. Abantu ushobora nk'uko nabivuze hari igihe ushobora gukosereza umuntu utabigambiriye ukisanga wageze mu ikosa ariko utigeze urigambirira. Hari no kwicara ukagambirira gukomeretsa umuntu cyangwa se kumubabaza kubw'inyungu zawe cyangwa se ikindi kintu runaka. Urabikora, ukabikora widegembya, ukabikora wumva ko ntacyo bitwaye ariko ntuzicare ngo utuze wumve ko ari amahoro. Ni amahoro muri ako kanya wahemutse ariko mu gihe kiri imbere nawe uzatangira kumva ingaruka za cya gihemu. Buriya mu buzima kugira ngo uzahemuke, uzahemukirwe kubera ko urahemukirwa ukababara ariko ukagira umwanya wo gukira, ariko umuhemu ntakira nubwo yakwitwara gute, nubwo yakwigira nkaho nta kibazo afite ariko umutima umucira urubanza arawuhorana. Atangira kugutinya, mwajya guhura agatangira nko gukwepa kandi nta n'icyo umubwiye, akumva adashaka kukubona. Mu by'ukuri ntacyo wamutwaye ahubwo wa mutima umubuza amahoro, umurega icyaha niwo umubuza gutuza. Aho kugira rero ngo uhemukire umuntu ntuzabikore, uzakore neza wigendere kubera ko ineza uyisanga imbere. Jya uhitamo gukora neza kugira ngo ukore nabi kuko nta cyiza cyo